iyo maze gutegura rero icyo ndakoramo isupu y'isamake, mbanza gakarishya umushyo wanjye cyangwa se icyuma nkoresha. Iyo ndangije urabona hano aho nakoresherezaga harasa nabi, ntabwo aha ngaha nakatira ibirungo, mbanza ngahoza icyo nakoresherezagaho ngacyoza neza. Koresha amazi ashyushye, hano ndafunguye mu mwanya w'amazi ashyushye, koza neza ku buryo bimera neza hatya, koza imbere n'inyuma, kacyoza neza kigashya n'isabune n'icyogesho. Ndangije mpanagura aho gukatira neza hanjye. Nababwiye kuko isosi kugira ngo igende neza ugomba gushyiramo seleri. Hano mfite icyuma gikata imboga, bakata neza seleri. Koresha uduti twayo twa seleri kuko duhumura neza mu isosi y'isamaki. Agira gutya kugira ngo utu ngutu turahagije, nkahita ko dushyiramo gutya. Namara kudushyiramo ngomba kuba mfite, nababwiye ko ngomba gushyiramo n'igitunguru, nacyo kagikata neza ku buryo bwiza. Ibingibi by'inyuma nta wabiteka mu isosi, isosi ntabwo yagira impumuro nziza. Kandi dukeneye kurya isosi nziza. Ndakora isosi nziza cyane ifashe y'isamaki. Uyu munsi umuceri ndawurisha isosi ifashe y'isamaki. Isamake isosi yayo igomba gutekwa iminota itarenze 15. Igitunguru cyanjye ndagikata muri ubu buryo kuko n'iki sosi ntabwo ari icyo gukarangisha. Ndagikata muri ubu buryo, nacyo nkagishyiramo. Ndangije kugishyiramo, nabwo ko hagomba kujyamo biba byiza iyo ufite n'ibihumyo. Urabona ibi ni ibihumyo, ugakatiramo n'ibihumyo nka 3. Nabyo bituma isosi y'isamake irushaho guhumura neza. Ukatiyemo ibihumyo ukabikata neza bituma isosi y'isamake irushaho guhumura neza. Ibihumyo byongera uburyohe bw'isosi y'isamake, niyo mpamvu tubikoresha. Nabyo tukabishyiramo, tukamera nk'ababitwikirije ya magufa yacu y'isamake. Noneho biba byiza rero tugomba gushyiramo na sitoro. Sitoro nayo ni ikirungo gituma isosi yacu igira. Ntabwo dushyiramo sitoro nyinshi, iyi ngiyi irahagije. Utu ngutu tubiri turahagije mu sosi yacu, turatuma isosi yacu imera neza. Tukabishyira muri urangije, ushyiramo amazi. Kumva ko amazi akonje kabisa. Hano ushyiramo amazi ku buryo urabona amazi nshyizemo aya ni amazi ku buryo ataba menshi kandi atanaba make. Aya ngaya arahagije. Noneho ngatereka hano ku ziko ryanjye, ngashyiramo iminota 15. Hano ku mashini ndaregera iminota 15. Noneho ngashyiramo ubushyuhe buhagije. Ubwo noneho nkarekera aho ngaho. Ubwo ikindi kintu ngiye gusuzuma umuceri wanjye
umuceri wanjye murabona ko wahiye. Umuceri iyo wahiye rero uba wakamutsemo amazi yose. Urabona ko isafuriya yanjye iteka umuceri irawuhishije. Ubwo ngiye gutegereza. Noneho rero isamake nayo mbere yo kuyikaranga ahantu urabona ahantu iri, kandi ngomba kuyitunganyiriza rimwe n'isosi. Isosi igomba gutwara iminota 15. Isamake yanjye ngomba kubanza nkayishyiramo iminota byibura mbere yuko nyikaranga. Umunyu ugomba kumaramo iminota 10. Mbere yuko isamake ikarangwa, umunyu ugomba kumaramo iminota 10 kugira ngo ube ukwiriye mu isamake n'ubirya wumve nyene ifite amanovera. Bone isamake zanjye namaze amaroti yanjye y'isamake cyangwa se amafire namaze kuyabaga. Ubwo ni ukuyakambagizamo umunyu. Sigaye mu minota 15 umunyu uraba wakoze ahantu hose. Nta mpamvu yo kurya isamake ukagira ngo uri kurya ibigori. Ugomba kurya isamake nyine ukumva uri kurya iferi y'isamake kandi irimo ibirungo byose. Ubu rero ngiye kuyibika hano muri firigo imaremo iminota 10. Iminota 10 ndayikuramo nyikaranga. Ndatekereza ko turagira ibihe byiza. Reka tube turekeye.